kumara kundangira umukobwa naho ntundangiye umukobwa undangiye umugore wawe umutipe akoze ubukwe amara gukora ubukwe ex ndagira ngo batibutse bavuye muri hani muntu gutya ex yamakomerezaho ngaho inda ya mbere iravutse iya kabiri iravutse ejo bundi ngo sinzi kuntu ngo umugore byagenze gutya telefone kuno kuzandarika kandi na message wasibye kuri hari kuntu izigaruka warubizi uzana amafaranga mbikwereke urashobora kwandikira umuntu message amezi 3 ashize iminsi 90 itararangira nje nkayigarura usibye ko zino video nyinshi ntabwo ari insho nizazi niziba zimaze iminsi muri stock wenda hakaba nk'igihe umuntu ayigufata utabizi kugira ngo aza kubona igihe agushakiye azakuzaze ntabwo baba babivuganye ngo amufate video cyangwa hari ukuntu ariko ineza ndahamya ko abenshi baba batabizi wa nukuri simpamya ko ushobora gufata telefone kwa recording ariya ukavuga ngo reka nkore no mukino nimara kumukina ngo nkurebe urashamaje se ndagushamaje urabona mana ubu haje ubucuruzi butandukanye mu buryo butandukanye no kuvuga ngo zira video mubona z'abagore bahabisiga bari gukora bari kwiyerekana ukuntu zira video bari kuzicuruza ubwabo zira video bari kuzicuruza umaze kubyarira umudamu abana babiri umudamu afite kandi uwo mudamu none afite umugabo barabana mu nzu mana yes ndabasuhuje mbifurije igitondo ciza abantu bukeye ndetse nabo bugorovje namwe mbifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana na buri wese muri gahunda ziwe arimo turamukije abanyamurenge bose kwisi abanyarwanda bose kwisi abanyamasesi ndetse n'abatari tugara turabaramukije cyane uyu munsi rero navuga ko tugiye gukora share Nairobi share tugiye gukora iganiro n'abagabo batatu turibuze gusharinga twacaputing twese dufite amakuru dushaka gusangira n'abantu cyangwa se abakunzi bacu kuko bisanzwe njewe ndi Ineza Live TV tudatinze cyane nk'ibisanzwe n'ubundi ni muri Pro tugiye kuganira n'aba basore cyangwa se n'abagabo turaganira byinshi cyane turabasaba kudutega amatwi mugakurikirana ibyo tubasha kuganira sinzi mugenzi wanje nimba ari cyo kubasha murakoze cyane nkuko bisanzwe ni Watch Talk twifuje ko tuganira ku makuru atandukanye ari hano hanze turifuza ko mwadukurikirana murakoze cyane kibisanzwe mumeze mute dutangire kuri twebwe none kugira ngo n'abandi bantu badukurikiranye babashe kumenya tese mwebwe mumeze mute tugwereye ku muvandimwe Watch Talk mumeze mute tumeze fresh kabisa na mahoro rwose Nairobi niki cyavugwa kugira ngo abantu bari kure cyangwa n'abari Nairobi bashobora kuba bataza amakuru Nairobi n'ayo makuru hari Nairobi navuga ko amakuru ari menshi cyane ku muntu wese uri Nairobi ibyo bintu ashobora kubihamya ashaka umuhamya wabyo Nairobi hari amakuru menshi kubijanye n'ikirere ni imvura irenda kugwa yes Ineza umeze ute je nawe je meze neza ndashima Imana ari niyo majambo y'imfura abera bagakwiye guhabwa tumeze neza kabisa ni wacu imvura yarabuze ariko y'amagambo dagira ngo yabaye nyinshi y'amagambo ntiyobura ariko Pro turakwakira nawe warumaze tugize igihe tutabonana kandi tutanakorana warumaze iminsi usa n'uri mu gihugu ca Plus 250 ahubwo kubera ko bipakanye nawe mumbaza amakuru niyo dushaka kukubaza ni mumbaza amakuru tese bimeze gute hakurya umeze ute isafari yagenze ite Pro yagize igora kora samari ya bameze neza navuga ko abantu bose bameze neza twagiye duhura n'abakunzi bacu cyangwa se n'abadukunda benshi twagiye duhura hari hakurya twarisanze aho twari turi mu Rwanda twabasha no kugera hakurya muri Kongo nabo bameze neza cyane shaka ikintu kimwe nabonye muri Kongo isuku hararuta mu Rwanda ubu kabisa urabona hari ndango wageze hari convention Kaciro
winjiye Goma ukibesha ugataho icyo bita igishishwa cy'umuneke igishishwa cy'umuneke ngubwira kuri kore mu ventura base yakubura niyo mu ventura AFC. ya urumva yakubura nawe gisegetse se ugira isuku yandi makuru bari bameze neza nta kibazo gusa nyine nubwo tutarinjira mu kiganiro cacu abantu ni mu mutekereze ku gihugu nubwo twatabara wagenda ukayicara ukazucumbira abantu ukazugira ute nabyo nubundi butabazi niko nkabona babivuga cyangwa naho uri urashobora no kugikorera mu bundi buryo aho umuntu ashobora kuba ari arashaka kugikorera mu bundi buryo cyane aho uri wanatanga umusanzu se ntukuri cyane ahubwo se Olivier turebe ku rubuga rwawe rwa hano Suberkane butanga umusanzu turebye kuri oya ni ahubwo mfite nimero za chairman wa Kasarani mavugo reka tumusuze cyane nawe turagusubiza chairman ya nubundi twaba tugize igihe kinini tutasa nkaho turi kugaragara kuri za kamera ariko nubundi bibaye byiza ko dusegura n'abavandimwe turaganira ibintu byinshi mubashe dukurikirana Olivier dusangiza inkuru kugira ngo abadukurikiranye babashe kwinjira mu kiganiro neza cyangwa babashe gukurikirana ibyo tubashe kuganira. Yes, uyu munsi rero twifuje gukorera ikiganiro hamwe ni ibyo namwe mwagiye mubona muzi twebwe tuvuga amakuru atari masha ashaje masha na yahe none tuvuga amakuru atari masha kandi amakuru agize ari mu muhana amakuru ari mu muhana kimwe ico gihari kinavugwa kinagaragara nuko zino telefone zabaye ibibazo zino za touch ushaka kuvuga ko abantu basubire kuri kabambe tubona ko touch ni nziza ariko haraba bazikoresha nabi yes muri makuru nawe si masha kuri wowe na muri telefone wosanga arimo gusutamenya indirimbo yaririmbye oya imuhira pro no mushitsi ni akiza ariko ahubwo none nje ndumva mugiye kumpeza amakuru bimeze gute mu mwana umuhana w'i Nairobi hagumye gucafura kandi haguma gucafuzwa natwe abanyamurenge ngoko bwacu ko turagenda tubona episode ninka ya filime ya Rakasa de Papel nitagase dutindira twabonaga season igashira iya kabiri yaje ya gatatu yaje ya kangahe yaje ibyo ngibyo nabyo birahari kandi bireze gusa ndahamya ko nawe ushobora kuba amakuru wenda wari yakandara cyangwa se arafite keretse nimba adakoresha smartphone ariko nimba ko impamvu mvuze ngo nta makuru mfite niyenda uyu muntu dukurikiranye wasanga na niwe twenda kubwira ariko okay sawa ayo makuru arayafite ngani mu yashiro twumve ko turabwira wowe tureba nta episode zigera muri zina wabonye zirenga uze kuduhakana kandi zikurikijwe n'amafoto ikamash kuwe kurasa n'umucuraguza aho ngaho wowe dukurikira zira episode warazi man uziko nemse uriya mugabo kurega abagabo no baza barengana bazakorerwa ihohoterwa gusa umugabo agataka tibihabwa agaciro reba wa mugabo wa numu ex ngira ngo reka tumwite ex umusore ngo yagize gutya agiye gushaka kuko ufite umugore hanze akavuga ati ndangira umugeni ukavuga ati reka mukurangire ukandangira ex wawe uri umuntu wano hirya wihorera ubwira entre parenthèse banza gutegera tuvugisha ukuri buriya nituza tuja kubwira abantu tuza tubahiza inkuru zuzuye nubwo utararangiza inkuru ariko uzutanga na adresse nyayo kugira ngo abantu bumve ko iyo nkuru yuzuye komeza irahayo barayizisisha none agaho mara kundangira umukobwa naho ntundangiye umukobwa undangiye umugore wawe umutipa akoze ubukwe amara gukora ubukwe ex ndagira ngo batibutse bavuye muri hani muntu gutya ex yamakomerezaho ngaho inda ya mbere iravutse iya kabiri iravutse ejo bundi ngo sinzi kuntunga umugore byagenze gutya telefone kuno kuzandarika kandi na message wasibye kuri hari kunti zigaruka warubizi uzana amafaranga mbikwereke urashobora kwandikira umuntu message amezi 3 ashize iminsi 90 itararangira nje nkayigarura birashoboka ndabyumva narangiza rero akama agenda yandikamo utuntu gutya ukabibona ukabikorera recovery bikagaruka noneho ngo umugabo abona telefone message zivuga ngo uri gihumeka wowe uzara abahungu gusa yewe noneho ubutaha tuzopima umukobwa ati nije se uzutanga abana n'Imana ngizitanga abana wa mugabo gakubitwa n'inkuba ko ndagura nido na pampa
n'amavuta y'umwana na kigozi abana batarabanje ibaze aho umugore guca inyuma akabyara abana babiri imperuka ni bya bihe Pawulo yavuze ngo ni ibihe bya nyuma ni ibihe by'imperuka ayo makuru arahari mu muhana wanyu twarayamenye na ba nyirabo twarabamenye hafi y'aho utuye cyangwa abavandimwe bawe batuye ngira ngo iyo niyo igiye kuba nka topic sinzi nimba topic nidushaka tuyite ngo ibintu isi ya none igezemo mu bwoko bwacu amaherezo azoba yahe cyangwa amaherezo y'ibi bintu azoba yahe oya ahubwo mu myaka 5 iri imbere bro urabona bizogenda gute ku bwoko bwacu gore bazabyara umuzungu aya uko ndimushaka gutinyisha abantu batarashaka umukecuru ngaravuye azanga umukazana we ritukuje none arambwira ngo se mama we ko wabaye umweru cyane inzobe yavuye ko umweru cyane ngo umukecuru ni kizungu cino ngo tugira n'akazuba keza ngo kandi mavuta ngo yo mu kizungu sa twisiga wa mumezo gucya iwanyu ko ari bikara no garangije gataha none umwana ko yirabura so wawe nta kuntu ari kubyara kayibe basi nyine tubone ko ari wawe urisiga ukabyara igikara awagira gute kandi umwana wo hanze amaze ari photocopy yes taza sa n'undi muntu ya ndumva umuntu wese ashobora kubiteraho commentaire bitewe nuko abyumvishije ya muvandimwe w'ineza ngira ngo arakoze cyane mwumvishije abashe kuvuga ariko ibyo bintu kwera iki Nairobi je nicyo kintu kwera iki Nairobi ibyo bintu bikunda kuba ahandi naho birahaba mu Uganda ntabihaba mu Rwanda ntabihaba mu Burundi ntabihaba ico kintu umuntu wese ashobora kucibazaho kubera ko Nairobi byabaye too much urebye mu Rwanda nta nkuru zaho tumenya cyane kubijanye n'ibiri gutambuka ubu nyine ku bwoko bwacu ahubwo turimo kugera ikirenge mu aha kujya kwa Trump ngaho cyane naho bakunze gusora ama episode atandukanye ariko urebye mu Bugande mu Rwanda n'ahari iwacu kwivuko muri Kongo bavuye kuri Goma hari ama episode wabonye ndafite episode y'iwacu y'Igoma iyo mu Minembwe ubona umuntu waravuye Nairobi kandi nimba ataravuye utabesha kandi nimba ataravuye Nairobi yaravuye hanze ntabwo ari umunyamurenge wa ruguru n'umuntu waravuye no Nairobi umunyamurenge wo Minembwe wacha afite na foda oya aho siwe wazimbaye oya umunyamurenge wo Minembwe wifashe telefone asora episode ndibaza ko n'umuntu waruvuye ino nawe yaravuye Nairobi se hari ibyo bintu kora mwijwe wa ni phone yawe ganga komereza jewe yanje man kurambesha ya bitushatse kuvuga ko na ruguru episode zirahari ariko abazikora abazisora abavuye hano oya ikintu iwacu reka tuvugisha kuri sibyo tubona ko yari hafi kubera iki ibintu kubera iki inko bitaha tubaho mu myaka ishize dushaka duhera muri za 2 2 3 4 5 kuri ivyo bintu bitahaba uno munsi niki twikanze cyane tubaje kukiganira kugira ngo byibuze n'undi muntu wese abashe kugira nk'igitekerezo usha muri commentaire kubera iki imbere hose bitahabaga ka 2015 na 14 ivyo bintu nta kandi abantu bari batunze ama smartphone ariko ivyo bintu ntabwo nje narigeze ubu nyine niki nyine bisobanura abantu ni iki kintu gishasha kiki umuntu ashaka kubisobanura gutandukanye bikurikiranye nuko abyumva hari ushobora kubaza akavuga ko ari iterambere abantu barimo kugenda batera imbere mu buryo butandukanye ariko umuntu agarutse kandi inyuma ukibaza ukuntu iterambere rishobora kugutuma wiyambura ubusa hanyuma ugafata video ugatereka telefone yawe ku ntebe ugafata video ntuyigumane wenyine kumva ko ugomba kwisanga izundi bro abantu bagize imitima myiza oya se imitima abantu bagize imitima myiza basigaye bakunda gusharinga ubuzima bwabo na rubanda yewe hari ubuzima ushobora gusharinga na mugenzi wawe cyangwa n'undi muntu ariko atari ubwambure bwawe kameme cyane cyane mu bwoko bwacu bisona nabi ni ibintu tutigeze tumenyera ukurikije umuco wacu none gataraje tubimenyera Olivier mw'iki gihe namwe mwabaza urumva ariko numva hari ikibazo nshobora kubabaza kugira ngo byibuze abadukurikiranye nabo ndatekereza tuba turi kumwe nabo
bashobora kucibazaho. Muri iki gihe amavideo ari gusohoka cyane ubona ari ay'abadamu, kandi navuga ko atari abadamu b'abapfakazi, ari abadamu bafite abagabo. Ni ukuvuga ngo abagabo ntibuzuza ziriya nshingano zabo, cyangwa ni abadamu navuga, cyangwa se ni abagore mu mvugo yumvikana cyane b'ibirara, cyangwa bane abagabo neza. urabona nje ko mzumva usibye ko zino video nyinshi ntabwo ari insho, ni za zindi ziba zimaze iminsi muri stoke, wenda hakaba nk'igihe umuntu ayigufata utabizi kugira ngo aza kubona igihe yagushakiye, azakuzaze ntabwo baba babivuganyeho ngo amufate video cyangwa hari ukuntu ariko ineza ndahamya ko abenshi baba batabizi wa nukuri. Simpamya ko ushobora gufata telefone ukayikodinga hariya ukavuga ngo reka nkore no mukino, nimara kumukina ngo nkurebe. Urashamaje se? Ntabwo ushamaje. Zino video nyinshi ntabwo ari nshasha, ushobora no gusanga harimo zimaze imyaka 3 4 habe n'5, noneho ukavuga tereka nyimufate nari naramubuze kugira ngo nizoza mukenera nza navuga ati ngwino cyangwa nyite hanze kurikije ifoto yiwe mfite cyangwa urebye abenshi abagabo bari muri ziriya video ntibagaragara. Urebye abenshi kubera iki? Kubera ko abadamu, naje niyo mpamvu umbije mbabaza, kubera ko abadamu. ariko hagati aho Ineza yaravuze ngo umuntu ngo wenda ngo bamufata video batabizi, ngo abenshi ntibaba babizi, ariko ininshi tubona usanga ari abadamu bonyine. Yes, icyo ngicyo bifata amavideo man. Urabona man, ubu haje ubucuruzi butandukanye mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo ziriya video mubona z'abagore bisiga bari gukora bari kwiyerekana ukuntu ziriya video baba bari kuzicuruza ubwabo ziriya video bari kuzicuruza. No vuga ngo kandi ibyo bintu abenshi bikora abatipe batari muri Afrika, bari hanze ya Afrika, akavuga ati nyiyereka ndaguhaye amafaranga ndakwishurira inzu amezi abiri rekana n'ijana. Hari abatipe baba bafite amafaranga gutekereza ko abo nyine kuba kuri aho ngaho ngo ngaho gira ndagukubita descendre basi ngo ariko wenda we byaramwishe mu mutwe, hari cyo biri bumufasha nayibona, hari cyo biri bumufasha. Tuzi ko nyine hari abagabo batakifuza abagore ntubizi. Noneho bana official ntibikiri ibyo kwihisha, kamavuga ngo nakunze umugabo mugenzi wanje tubizi, kandi akanabikwandikira duhure sheri duhure umuntu w'umugabo. Ziriya video rero mubona abakobwa bari bonyine bari kwikoraho bigira kuriya, ziriya video nizo gucuruza. Ziriya video ziba zishuwe ahubwo video njajinga abanyirazo ni zino umugabo yihisha ari kumwe n'umugore, ariko umugore akagaragara bari gukora ibintu nk'ibyo. Tubisobanure neza ziriya video. Navuga ko ziriya video umuntu ashobora kuba ari kwikinisha, kenshi dukunda kubona ari z'abakobwa, ariko ntazi umugore ndabona. Abagore usanga ari umugabo cyangwa umusore nyine ugasanga yamufasha video. Abadamu ni nkaho bashatswe nta yakirita ameze neza, ni gute ni kwagushukwa kandi reka nkubwire wa ngo umugabo aguye asorenza twatsi siko biriya ni ibintu bikorwa n'abantu benshi. Uyu umwe byabayeho ndukazaba mwishima hejuru uko nawe izayibaza kubise hanze ibihe wa muri nimzo ng'ibihe ntibikakumara imbaraga z'inani. Biriya bintu rero banyirabyo bafite ubushake. Kiriya video y'umukobwa uri wenyine nkiye ngi uhawe yerekana iyo ngiyo nyira yayifoto wenyine yayitangiye aho ngaho ntawe yimufashe, ariko kameme kuja gukora no muntu ibintu ngabiri ukamufata video kugira ngo uzumukoresha buri munsi mwakorwanye ute hanze shabura sobufura. Biriya ni criminel man, buriya sobufura. Kiriya ni icaha wona hanirwa n'imyaka itari cyane oganirwa n'amategeko. Biriya nta bufura buri ariko umuntu akura imbaraga hehe man kugira ngo injire mu cyumba yifate video na telefone yiwe, hanyuma agure bundles hanyuma yohereze man, hanyuma wa muntu ayohereje amuha icizere kingana gute ngo ayimubikira. Wowe nyirayo yakunaniye kubika aje ndayibika gute? Gitwaza yigeze kuvuga ngo ari ibintu ngo bakristo wange ngo muzamwitiranye ngo mwene dango mbikira ibanga. Yewe rirakunaniye je ndarishobora ndindese nimba yakunaniye mfite unzo ribitsa nafite wari bitsa. Oya ni nka kwa kundi umuntu yazaga avuga ati yewe noneho iwanje simfite umutekano uhagije none naje kukubitsa amafaranga. Ibyo tuko byabagaho ngo amadolari 300 ngo uyambike ngo zoya kwaka ngo igihe runaka.
waburiye umutekano iwawe hano iwanje niho abona kurizera ko kwa mugenzi wawe ko ariho uboneka umutekano ubona yaryo kuvuga ngo nayo imbeba yashanywe cyane kandi afite kubihakana ntibandikirana ariko benshi baranabihakana nka none ntabwo ari nkanone si nka none gusabira ni ibikorwa bigayitse fata ubusabwa bukabeza indi none usirita mu bwoko bwacu mana uriya ari ibintu tutabasha kugazura iyi ntabwo imico ntabwo yari iyacu si n'ibintu byacu kandi si n'ibintu byacu reka 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 tureke kwigira nk'ubu yabaye iyacu iyi mico ntabwo yari iyacu sibyo so twagirana n'inama n'abantu batamu abahungu bafatana ayo mavidewo bakayatanga abagabo kandi hari n'imyaka ya wa mugabo nyine umaze kugira naho ugomba karekana no kuba wagira sibyo ariko n'ubundi ntabwo ari ibyo byonyine turi buganireho hari ikindi navuga ko n'indi nkuru nyine iri kuvugwa hano Nairobi cyane singako ni inkuru y'umu ex umaze kubyarira umudamu abana babiri umudamu afite kandi uwo mudamu umudamu none afite umugabo barabana mu nzu mana ese biriya bintu byo ni cyakoze sinzi nimba iyo story namwe arayumvishe ngo ari undi ngo wapimishe DNA nyine basanga abana sabe kararira ngagira icuvuga uwo mugabo ndamwumvishije benshi urabona haje ubushobozi mu banyamurenge bwo gupimisha DNA twese abenshi twaza twimyiza imoso cyane nakora ko imana ako kantu nakura atuma abantu babigiraho ubwo kabaye muhira pro batarashaka babatera ubwo ushaka reka tubivuge guke abanyamurenge tugize ubushobozi twese bwo kuvuga ngo DNA ngo no kuvuga ngo ukamuza ukagusukamba ugenda ukayikora 3,000 wenda ntushaka tuvuga ibyo bitatu zana muri Kenya bitatu byo muri Kenya bihageze 89 ingo zosenyuka ushinge kuki none reka nkubaze bano bantu bose wabonye hari uwo wigeze ubona uri gukoresha ubwirinzi oya taho none aho ngaho ntandwara izavamo aho tandi izavamo none ikindi woshingiraho hakana ni iki ahubwo mu byaguciye mu maso zose bibi bicafuye hari ubwirinzi bigeze ubona bwari ntabwo none ku ma video yose amaze none ushingiraho uvuga ko ingo 89 z'abanyamurenge twosanga nyinshi zitasenyuka kuri bye turi no kuri ako kantu kubera iki nkunda kubibona ngo mu ma video menshi nagiye mbona kuri ibintu iwacu niyo bagiye mu gikorwa utasanga bafite ubwirinzi tibaze nk'indwara ntabwo barabimenya ko indwara zaje nigeze kubaza umuntu umwe ariko uzi ko sida ihaba ngo ntasida abanyamurenge bagira kandi ndaciye mu ijambo Olivier uzi ko abanyamurenge benshi bakoresha iryo jambo ngo reka ngo ntasida tugira indwara ngo si y'abanyamurenge izi abantu sidaga ntiyoza ku munyamurenge ivuga ngo yaye ubu bwoko bwamwaye amata ngo n'ubwoko ngo bwasuhuye none se umva imuhira pro iryo jambo nturizi mu banyamurenge ngo indwara si y'abanyamurenge numvise yari umushuti wanjye wigeze kungira inama ngo nyene yari afite umushuti wiwe ntambwe atereka n'ikintu nanga nico bwirinzi ndabwa hanyuma ugakunda ningo kugira igisirikare udafite imbunde none ubwo se uzavuga ngo umusirikare ni ukugira igisirikare ufite imbunda ariko nta magazine ufite ni gwa rusasuka none ico kintu nigisha kuri wowe ngo nta munyamurenge uzwa sida ngo nta ngwizingwara z'abanyamurenge ngo man reka nkubwize uko z'abanyamurenge ariya nani nimba ari kayo nimba ari umoja ngo hari bitaro bihaba ngo abanyamurenge bazafatira imiti reka kandi ngo bazagenda ngo abenshi mu masaa 6 z'ijoro bikora 24 hours bikora 24 hours no Olivier nawe ni mukarenge oya ari ibintu ari ibintu tutazumvika tuzoje mu masaa 6 kandi oya dushaka tuzitwaza kamera oya ndabizi muri commentaire n'ubundi muri commentaire urabizi
uzise abakunzi b'ineza Uko- b'iwacu bimuhira ndabizi bashobora kuvuga ati mwazabidukoreye risale reka nkubwize ukuri imuhe umuntu wamenye ko arwaye sida akanywera imiti ku gihe tushobora utandukanya n'umuzima yes wenda wa wundi wayirwaye ntabimenye bikamucika ukwezi kumwe biratatane igatangira kumurusha imbaraga nyine yanayifata ni ushaka zamusanga yari bogare cyangwa umukobwa ushitse yarananutse yabaye indi urana umuntu rweko ntabameze nyine ntagabake ntagabasa neza iwe aho ngaho yakurenze ariko umuntu wabimenye ko ejo yifite agafatira imiti kugihe kandi akarya neza bro oya ako kantu ko naje ndakumva ariko ku kantu dusigare ku kantu kavuga ngo saa sita noneho tuzahaje ibyo bitaro biri birahari hagati ya umoja na kabiri reka tubishireho umoja mureke dushyire ibyo bitaro umoja kubera ko buriya umoja baturusha ubusirimu tuzoje yose ubusirimu n'ubuyo si ubusirimu reka ko byita ubusirimu wowe vuga ngo tuzoje yo reka kwita ibyo bintu ubusirimu tuzafate kamera kurumva oya nta na kamera tugende dufite amatelefone tuzogenda telefone ni nziza cyane izanazura tuzagende kurumva numara urebe kandi kubiba hano kubejugunyira hari uvuga ati kubera ko iyo ari indwara nyine itamenyerewe mu banyamurenge gufata imiti ya zarane byogora n'abaja kubifata benshi bagenda bihisha kandi iyo wamaze kumenya ko ufite buriya burwayi wa proud yabwo ukabwivuza neza kugira ngo ejo n'ejo bundi bitaro burahari ariko ibyo bitaro bifite abakiriya none of course kurumva ko bikora ariko abantu bagenda gufata imiti bihishe saa sita z'ijoro kandi saa sita z'ijoro umyaka imwe yana yatubwiye mwe ikibazo cyanyu cy'abakongo ni kimwe muza murwara timwivuza mwana afata imiti mukafata mwamwihisha naryarise uzuko nta kugira ngo uzobone umunyamurenge wagiye gukorerwa check up ari wose haba nubwo yoba nubwo afite amafaranga angana gute ntiyagenda ariko ngo ntukunda ngo ubwirinzi ariko ngo ukunda ngo ubusambanyi gutese ni nosoreka kurwara uzi ingaruka ziba muri ibyo ngibyo ariko nyinshi kandi mbi ntago ari nziza ubwirinzi none mubabwiye gute abantu bagenda bakoresha ubwirinzi ese ubwirinzi muri kuvuga ni iki iryo jambo si ryo ribanza ine ahubwo mugiye kwifata byanze yo kwifata kwirinda akoresha ubwirinzi none soko reka tubwire urubyiruko muhora ibaze wirirwanye n'umugore wanje siko umushize n'ibyo birwara wenda byawe ntazi ufite nanje ndatashe mvuye mu kazi ibyo birwara biramfasha kandi ntabigizemo mwigeze kumva kuri unity murayibumva unity reka tunayishimire cyane ikunda gukora ama operation y'ukuri yigeze gukora operation ngo mu cyaro bimeze neza narabategere barabagabo hari umugore umwe ngo yari mu cyaro agatwita ngo azataha akaja kuramutsa umugabo ngo yazi ko yasamye neza nawe amakuru yawe hari amakuru uzana nkumva ari nk'ibinyoma akora research cyane ndambiye none se ntuzi ko ruguru tugaruke ruguru tuzi ko ruguru ageze usiga umaze gushaka ukamuja ku masomo umugore byavuga ko muramo yayimuteye akamaja kuramutsa umugabo i Rwanda ku masomo none byarukuri nyine byarukuri wenda iwanyu ntibyahabaga mu muhanda cyangwa wenda ntubavuka iwe ruguru ndamuzi ngo agiye kuramukanya imwira pro ndamuzi nzi ni wawe agiye kuramutsa umugabo ya ibyo ni ibitekerezo byacu namwe muragira icyo mubivugaho batanga ibitekerezo muri commentaire muri commentaire n'ubundi barabitanga ndabizi ko baba badakurikirana gatanu kuri gatanu ariko se Olivier tunagana no kumusoza niko bona bavuga mwebwe niki mwavuga kuri uriya mudamu tunamugira inama cyangwa tunagira n'inama n'abandi bantu nk'umudamu umugabo we nenda bagiye kumushakira agashakira n'abana cyangwa akanaruhira abana batarabiwe ni ngiki wamuvugaho umudamu tureke n'umugabo wiwe umugabo we ntaje no muri ino saga nk'uwo mudamu kandi arahari ibyo bintu ngira ngo ayo si amakuru y'impimbano abantu benshi n'ubundi kudukurikirana wenda barabizi kandi n'utarayabona arayumvira hano gusa mu banyamurenge umwana uvukiye mu rugo aba ari uwaho nyine aba ari uwo mugabo yasa n'umuturanyi ayo we umuturanyi ntiyo namukoraho umwana ni uw'uyu mugabo kuko yavukiye gamuntu n'umuco wa kinyarwanda niko bimera umwana wavukiye mu rugo aba habe niyo mugabo we batazabyara kijyana yangu mugana w'Abanyakenya sana gusa ibi ngibi bino bintu bibarimo babikora n'ubwenge wa nukuri ejo mutazanusanya ibigwara
buri indwara yo cyangwa sinumva nk'indwara igize cyane abantu bagomba no kwirinda indwara bagomba kwirinda kubireka gusa oya Byanze, twavuze tuvuge ngo ko byanze, byananiye aho zananiye. twavuze ku muntu byananiye noneho akananirwa kwihangana ubu nyine turuzi imuhira uzi ukuri mu kubaza umuntu akaba avuga ngo ni ibihe tugezemo ngo ni ibihe Ngo ni ibihe, reka ngo ni nkubwire uba ushobora kwifuza uriya mugore urica hariya ukamuhiga imyaka 3 ukamubura ariko we yakwifuza umunsi umwe aza kubwira ngo duhane nimero ndaza kukubwira akamutangira kubwira amagambo kuri telefone ukama wumva nyine uguye mu ruzi akamakuzana ahagukeneye akakubona ariko we ntiwamubona ico kendoro kiza kushobora gushaka umugore imyaka irenze 10 ukamubura agara cyane wowe urabivuga hiki ineza yaragize ica bivuga wowe urabivuga hiki kuri uyu mugore nyine kuko sinja kure y'ivyo Ineza avuze urabona mu muco wacu wa mugani umwana iyo avukiye mu rugo aba ari uwawe mucura bigoye kandi nuwoza kumucura babacura ari bakuru uza yitwaje ikise wocura umwana wavukiye mu rugo ari mu mugabo gute ahubwo ubona kurasa aho ya urabona umuco wa Kinyamurenga hari ukuntu umwana aza kura baba mubwira habe habe nubwo yoba ameze oya nje nigeze kubona umuntu biragoye nigeze kubona umuntu w'imyaka 20 none uwo byarira umugore wanje ruguru ukaza ugatwara umwana ruguru umuhungu w'imyaka 20 arataha kandi yarakuriye muri gwa rugo rurimo umugabo yes ariko numwe kwijana oya barataha man suppose ko ibyo bintu bishobora birashoboka cyane mu muco wacu birashoboka mutangire mucure rero tangire mutarura nabsoga nubwumvikane agomba kubanza kubaho ubwumvikane kuko niwo kwamufata umwana wewe mugabo ubuzaho wabyaye ngo kwamuzana umwana gusa kwamushira kwamuzana umugore wawe ngo uyu mwana nawe naramubyaye mutabigemo ngo mubiganireho mubyumvikane kame birasabaho nimbaga umugore umwe atanyura abantu nibashakika abandi babe bisiramuga nanone bimenyekana kirese abagore benshi umugabo yemerera kugira abagore benshi ariko umugore yemerera kugira umugabo umwe warubize ku bayisilamu no ku bandi bantu no ku yandi madini none se ntabakristo bagira abagore barenze babiri wa n'abakristo se ubwoko bwacu none bamwe ameza cyane mu bwoko bwacu ariko bitari official nyine bitari official oya cyangwa nk'abagabo bakera ntibazaga bashaka abagore babiri ariko ntabwo umugore yabaga hanze y'ikanisa keretse kugeza igihe acaguye ndamurumva muri ucagura icari reka twitsoreze twigendere ya shuti bavandimwe reka n'ubundi tugane ku musozo ariko ndatekereza ko ibi dukoze mu kiganiro nawe ufiteho commentaire cyangwa ufiteho ijambo ushobora kubyumva bitandukanye ibitekerezo byacu ariko kandi ibi ni ibitekerezo byacu wowe ubyumva ute nje nicyo nababaza wowe ubyumva ute nimba ari na commentaire washyiraho yishyireho uko ubyumva cyangwa nimba ufite n'amakuru n'ubundi ndatekereza ko buri wese kuri YouTube channel yiwe afite uko yakira commentaire azazibasubiza shuti bavandimwe nge twari kumwe n'ubundi nyitango imuhira pro ibiganiro byacu nakagaruka mwari kumwe na Ineza Live TV amahoro mu mutima amafaranga mu ikofi murakoze cyane mwari kumwe ni Wacu Talk twagarutse bye vuba cyane bigiye kuba episode